Ibihe byaraducanze biratuyobera, ntituzi aho tuva naho tugana. Gusa ndagira nkumenyeshe ko ubuzima ari urugendo rurerure rugizwe n'ibihe byiza ndetse n'ibindi bitoroshye. Hari iminsi tuba dufite imbaraga twumva twishimye, ibintu byose bigenda neza. Ariko hari n'indi minsi twumva dufite intege nke, ibihe byose bitugora n'inzira tunyuramo zidukomerera. Ni nk'uko umuhinzi ahinga imyaka ariko ya myaka ikaba itakera, itabonye imvura ndetse n'izuba. Natwe rero ntabwo twakura tudaciye mu bihe bitandukanye. Imvura ni ibigeragezo, izuba ni ibyishimo. Byombi iyo bibaye hamwe bituma tugira imbaraga n'ubwenge ndetse n'ubushishozi. Ihumure ni nk'umuyaga uhuha mu gicuku ukazana akayaga k'itandukaniro. Ni nk'amazi anyuzwa ku rutare rukanesha ubushyuhe bw'izuba. Iyo umuntu ahumurijwe, umutima we ugira imbaraga ndetse n'amaso yakareba kure, kandi ibiganza bye bigafata umurongo mushya wo gukora no kurwana ku mibereho ye. Ko imyaka igenda ihita niko tugenda tubona ko abantu bose, baba bakire cyangwa abakene, abakuze cyangwa abana, bose bakeneye ihumure. Kuko mu by'ukuri nta muntu n'umwe kuri isi utanyura mu bihe bikomeye, ahubwo ikidutandukanya ni uburyo kitubyitwaramo n'uburyo kitubasha kongera kubyuka. Ibigeragezo ni ishuri ry'ubuzima. Ibigeragezo si ikimenyetso cy'uko Imana cyangwa isi bitagukunze, ahubwo ni ishuri ritwigisha gukura ndetse no kugira imbaraga mu mutima. Uko umuntu anyura mu ngorane niko amenya guhangana, kwihangana no gufata ibyemezo bifite ishingiro. Ni nk'umwana wiga koga, bitangira atitirira mu mazi, rimwe na rimwe agashaka kuyavamo, ariko uko akomeza kwitoza birangira amenyereye ya mazi, maze bikarangira yatsinze. Natwe mu buzima nuko ibihe bikomeye bituma twabasha kuba twamenya imbaraga twifitemo muri twe, zimwe tutari kwabasha kuba twamenya turi mu bihe byiza gusa. Hari igihe umuntu aca mu bibazo agatekereza ko ari byo bizamwica cyangwa se ko ari byo bizamutsemba, ariko nyuma akaza kumenya ko byamufashije kugira ubumenyi, ubwitonzi ndetse n'icyizere kidasanzwe. Nta rugendo rw'intsinzi rutagira imisozi runyuraho, kandi nta n'igiti cyeza imbuto kitarigeze gihura n'umuyaga. Bityo rero aho kwanga ibigeragezo, reka tubifate nk'amasomo adufasha gusobanukirwa isi ndetse n'abandi bantu natwe ubwacu. Nimba uyu munsi uri mu ntambara y'ubuzima, menya kuri mu isomo rikomeye rizaguha ubushobozi bwo guhangana n'ibihe bikomeye bizaza. Gufata ingamba mu gihe cy'ibihe bigoye, mu bihe bikomeye, umuntu ashobora kumva asa nk'uri gutakaza icyerekezo, umutima ugakomereka n'amaguru akananirwa. Ariko nyine muri iyo minsi tugomba kwiga gufata ingamba ziturinda gucika intege burundu. Icya mbere ni ugucunga umutima n'intekerezo. Nimba ibitekerezo byacu byibanda ku bibazo gusa, tugeraho tukumva ko isi yuzuyemo ibibazo gusa, aho kwicara tugatekereza ku bisubizo by'ibyo bibazo turi kwibaza. Niyo mpamvu ufite kurinda umutima wawe ndetse n'intekerezo zawe mu gihe uri gushaka kwikura muri ibyo bibazo uri kunyuramo. Guhumeka cyangwa se gukora meditasiyo, gusenga cyangwa se gutekereza ku bindi bigarura akanyamuneza mu mutima wawe, nibyo bintu byonyine ukeneye kugira ubashe kuba wakikura muri ibyo bibazo uri kunyuramo. Wikomeza kuzirika intekerezo zawe muri ibyo bihe bibi uri kunyuramo bikugoye, ahubwo tangira ushaka indi nzira yagufasha kwivana muri ibyo bibazo uri kunyuramo. Kandi cya kabiri, ufite kwizera ko ibyo byose uri kunyuramo bizashira, kuko nta mvura idahita, yewe nta nijoro ridacya. Rero uko byagenda kose, ikigira itangiriro kigomba no kugira iherezo. Gusa iherezo ry'ibyo byose uri kunyuramo, nimba ushaka ko rizaba ryiza, uzabigiramo uruhare. Nta gihora mu buzima, ibyiza ntibihoraho, yewe n'ibibi nuko. Uko ibihe bigoye bitangira, ni nako igihe kizagira bikagera ku musozo. Ni nayo mpamvu ufite kumva ibi ukabikurikiza, kuko nibyo bikurema icyizere, kabone n'ubwo igisubizo cy'ibyo uri gucamo waba utagiye kukibona vuba aha ngaha. Icya gatatu ni ugushaka ubufasha. Hari abantu benshi bakunda kwicecekera cyangwa se kwitandukanya n'abandi mu gihe bari mu bibazo. Nyamara kuba mu itsinda cyangwa kwegera umuntu ugutega amatwi akakumva bishobora gutuma umutima wawe wongera ugatuza ndetse ukabasha kongera kumererwa neza. Ibigeragezo ntago bitugena, ahubwo uburyo tubyitwaramo nibwo bugeneje uhazaza. Niyo mpamvu tugomba kwihagarira imbere n'ubutwari, tugafata ingamba zidufasha kurenga ibyo bigeragezo aho kubyemerera kudutohora. Ni kenshi uzumva abantu bavuga ngo bari kunyura mu bigeragezo cyangwa bari kunyura mu bihe bigoye. Gusa ndagira nkumenyeshe ko uramutse ufashe ibintu bibiri ukabihuza, kimwe muri cyo gikomeye, igikomeye nicyo cyinjira mu kindi, bivuze ko nawe uri kunyura muri ibyo bigeragezo ukomeye kurenza ibyo bigeragezo. Ni nayo mpamvu rero ufite ubutwari ndetse n'ubushobozi bwo kuba wakivana muri ibyo bihe uri kunyuramo bigukomereye. Kwifashisha imbaraga z'abantu dukikije. Nta muntu ushobora kubaho wenyine. Uko isi ikomeza kugenda niko turushaho gusobanukirwa n'imbaraga zituruka mu gufashanya ndetse no kuturemera amahirwe yo gutsinda bya bihe bibi tunyuramo bitugora. Umuco nyarwanda kera abantu babanagaho mu bumwe ndetse n'ubufatanye, aho mugenzi we yafataga iya mbere mu kujya gusoromera umuturanyi y'ibishyimbo cyangwa akamukamira inka, byanarenga akanamwubakira inzu. Icyo nticyari igikorwa cyo kwishimisha gusa, ahubwo bwari uburyo bwo gusigasira ubumwe no kubaka imbaraga z'ubuzima bwa buri wese. Iyo uri mu bibazo, kureka abandi bakagufasha ntabwo ari ikimenyetso kigaragaza kuri umunyantege nkeya, ahubwo ni ikimenyetso cy'ubwenge bwo kumenya ko tudashobora byose twenyine.
Muri buno buzima buri wese afite imbaraga ze, hari ufite amagambo agukomeza, undi afite inararibonye ryo kugufasha kubona igisubizo, undi afite ugushishoza kwagufasha gufata icyemezo gikwiye. Nimba turi kumwe twese tugashishikarizwa mu gufatanya, tuba nk'inkingi enye zubatse inzu, iyo imwe isenyutse izindi zirayifata. Ibyo bikaba hatabaho gusenyuka kwa burundu, ahubwo hakongera kubaho gusanwa. Ariko ya nzu nizaba yubatswe n'inkingi imwe maze ya nkingi igasenyuka, bizatuma habaho kongera kubaka inzu. Bino byose bisobanuye ko nta muntu mu buzima wigira, ahubwo mu gufatanya ariho haturuka imbaraga zitugeza ku ntsinzi twifuza. Kandi baca umugani mu Kinyarwanda ngo umutwe umwe wifasha gusara, ntabwo wifasha gutekereza. Ubuzima butwereka ko imbaraga z'abantu batandukanye iyo zihujwe zibasha kuba zakubaka ikintu gitandukanye, kandi abantu bose batabasha gutekereza ko icyo kintu cyari kuzabasha kuba cyabaho. Ibisubizo by'ibibazo byose twibaza birahari, ahubwo ikibazo nuko tudashaka kuba twashyira hamwe maze tubashe twahuriza imbaraga hamwe, dutekereze kuri bya bibazo biri kutugora mu buzima maze tubishakire igisubizo. Witekereza ko wowe ubwawe uzibonera igisubizo? Yego, nicyo uzabona ntabwo kizaba gihagije mu buzima bwawe. Niyo mpamvu ufite ko wakegera bagenzi bawe, inshuti zawe ndetse n'abavandimwe bawe, mukungurana ibitekerezo ku bibazo muri kugenda muhura nabyo. Nibwo muzabasha kuba mwabona ibisubizo by'ibibazo byose mwibaza. Ni nayo mpamvu tugomba kugumana tugafatanya muri byose, tukabasha kuba twahangana n'urugendo rwa buno buzima. Amateka twigisha kwihangana. Iyo dusubije amaso inyuma, amateka yacu atwereka urugendo rurerure twagizemo kwihangana kugeza tugeze ku ntsinzi. Abakurambere bacu banyuze mu nzira zitandukanye, inzara, intambara ndetse n'izindi ndwara zitandukanye, ariko ntabwo bigeze bacika intege. Bakomeje urugendo kugeza ku ntsinzi yabo. Nawe rero ibyo bihe bigoye uri kunyuramo wituma biguca intege maze witakariza icyizere, ahubwo komeza uhangane kuzageza kuri wa munsi nawe uzabitsinda. Hari umuririmbyi yabivuze neza, araririmba ati ese intambara zitabayeho wavuga iki? Wavuga ko warwanya uruhe rugamba? Nawe rero ibyo bigeragezo uri kunyuramo menya ko ariyo ntsinzi yawe, niho habundikiriye intsinzi yawe. Birwane wowe gucika intege, ku munsi wa nyawo nugera uzabona intsinzi yawe. Si n'ibyo gusa, wajya wigena no ku mateka y'igihugu cyacu, kuko ni byinshi twanyuzemo byatugoye, ni ibibazo byinshi twanyuzemo muri kiriya gihe cy'icuraburindi, aho buri wese yari yitakarije icyizere ari kwibaza uko bizaramuka byagenze. Gusa kubwo kwirema icyizere ndetse n'agatima byarangiye urugamba barutsinze. Ese uratekereza ubu ngubu iyo abantu bakiza kuba baraheranywe n'agahinda cyangwa intekerezo zabo barazikomeje kuzihambira kuri bya bihe bibi banyuzemo, urakeka ko u Rwanda rwari kuba rumeze gutyo ubu ngubu rubona? Niyo mpamvu nawe ibyo bibazo uri gucamo bitagakwiye kuba byakugira imbata maze bikwereke ko ubuzima bwawe bwarangiye, ahubwo shyiramo imbaraga maze ukomeze urwane wirememo icyizere, ndabizi neza bizashira. Kandi ikindi, kwihangana bihindura amateka. Hari abantu benshi banyuze mu bibazo bikomeye, ariko kubwo kudacika intege ndetse no kugira kwihangana byatumye basigira isi nkuru itera abandi imbaraga. Ngaho tekereza ku bantu banyuze mu bibazo bigoranye kurenza ibyawe uri kunyuramo kuri uno munsi, kandi bikarangira babitsinze. Nawe rero shyiramo imbaraga kandi we gucika intege, ahubwo ukomeze uhangane maze nawe uzasiga amateka ko wahanganye n'ibibazo byawe kandi ukabitsinda, bikarangira ugeze no ku ntsinzi yawe. Inkuru nk'iyo nawe bizagushimisha kuyibwira abandi, gusa nuzaba waratsinzwe ukabona abandi bari kunyura mu bigeragezo nk'ibyo wanyuzemo gusa bakabitsinda, uzagira isoni n'ikimwaro. Niyo mpamvu udakwiye gucika intege n'ibigeragezo uri kunyuramo cyangwa ibibazo uri kunyuramo, kuko ibyo bibazo impamvu binyuramo ni uko birushije imbaraga. Umunsi bizaba byarangiye nibwo uzasobanukirwa neza imbaraga zawe zari zibitse muri wowe utabashe kuba wavumbura, gusa waje kuza kumenya nyuma yo guhura n'ibyo bibazo. Niyo mpamvu rero mu buzima ibibazo ari ibintu bihoraho, kandi tugomba guhora twiteguye guhangana nabyo. Ugerageza wibuke ya mateka yose ndetse na bya bindi byose warenze wanyuzemo, kuko amateka ni nk'ikirahure kidufasha kureba imbere, kikatwereka ko nubwo bwose uno munsi hari ibitagenda neza, ko ejo bizahinduka bikagenda neza. Kumenya amateka y'ibyabaye ku bandi bituma tumenya ko iherezo ry'ubuzima atari iry'ibibazo gusa, ahubwo bishobora kuba itangiriro ry'ibihe bishya. Kubaho ubuzima bufite icyerekezo. Ubuzima bufite icyerekezo ni nk'itara ryaka mu mwijima w'ibihe bigoye. Iyo tudafite icyerekezo ni nk'aho tuba tugendagenda mu ijoro tutamenye iyo tugiye. Ariko iyo dushyizeho intego mu buzima bwacu tukayikurikirana n'ubushake, biduha imbaraga zo guhangana na bya bindi byose bitugora. Ni ngombwa kumenya impamvu dukora ibyo dukora ndetse no kwibaza uti ese ibyo ndeba nibyo nshaka kugeraho bizamfasha gute mu buzima? Ibi bituma tudahugira ku bibazo gusa, ahubwo tugashaka ibisubizo bifatika. Kubaho mu buzima bufite intego kandi bituma tubasha kugira umunezero ndetse no guhangana n'ibihe bibi turi kunyuramo. Umunyarwanda yabivuze neza, aravuga ati akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Ibi bisobanuye ko tugomba kuva mu bwoba tukareka impungenge z'ibyo twibaza byose, maze tukarenga imbogamizi zitugora. Kandi ibyo dukora byose bigomba kuba bifite ishingiro, tukibanda no gusangira n'abandi.
gushimira ibyo tumaze kugeraho no gusaba imbabazi z'amakosa tuba twarakoze. Ibi bituma umutima wacu usubirana ituze, tukagira amahoro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo mushyizeho intego ku byo mwifuza kugeraho ndetse mukabishyiramo n'ubushake, ntawe ushobora kubahagarika kugera ku byo mwifuza. Niyo mpamvu dufite kubaho dufite icyerekezo gifatika kandi kidushoboza gutsinda ibigeragezo byose. Mbere yuko nakugezaho ubutumwa bwa nyuma bwo gusoza, ndanakwibutsa ko wakanda subscribe nimba ari ubwa mbere ugeze kuri Lovetime-P. Comment, share na like ni ingenzi cyane, nabyo ntubyibagirwe. Ubutumwa nakugezaho bwo gusoza rero ni ubuhe sasa? Muvandimwe, urugendo rwacu rw'ubuzima ruzana ibihe bitandukanye, ibyishimo, agahinda, imvura ndetse n'izuba. Ariko icy'ingenzi dukwiye kwibuka nuko nta kintu gihoraho iteka. Ibihe bigoye tunyuramo ni intambwe itugeza ku bindi byiza. Dukomeze twizeye ko ejo hazaza hazaba heza kurusha uyu munsi, kandi ntitwibagirwe ko ibyo duhura nabyo bitigeze bitubumba. Nta ruhare na rumwe byigeze bigira mu kubaho kwawe cyangwa mu kuvuka kwawe. Ahubwo ibi bibi tunyuramo bigomba kuturemamo imbaraga zo gukomeza gutsinda. Ahubwo iyo twihanganye kandi tugafatanya kandi dufite icyerekezo kimwe, nta na kimwe kizigera kiduhagarika kugera kuri iyo ntsinzi yacu. Ndabasaba rero kudacika intege no gukomeza urugendo rwanyu no kugira icyizere mu mutima. Twese turi kumwe muri uru rugendo, kandi buri wese afite ubushobozi bwo guhindura ubuzima bwe ndetse n'icyerekezo cye. Kandi ntimuzibagirwe gusaba mu gihe mukeneye ubufasha, ntimuzibagirwe no guha abandi ihumure. Kuko rimwe na rimwe ijambo rimwe ryiza rishobora guhindura ubuzima bw'umuntu iteka ryose. Reka dusoreze aha, kandi wibuke ko ejo hazaza hazaba hari ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Wikomeza guheranwa n'agahinda cyangwa guhora uziritse umutima wawe kuri bya bindi byose unyuramo bikugora. Ahubwo tangira ushaka inzira zo kurwanya ndetse no gutsinda ibyo bibi byose unyuramo bikugora, kuko ibyo bibi unyuramo ufite imbaraga nyinshi kubirusha. Mwakoze kubana nanjye, ndanabashimiye cyane, kandi muraba agaciro mu muryango wa Lovetime-P. Imana ikomeze ibarinde kandi ikomeze ibahe ihumure ryo mu mutima.